Ndabasuhuje mbifurije kugira ibihe byiza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bitewe n'ibice by'isi muri mu bigiye bitandukanye tuba tugorotse mu nyandiko z'amakuru zibazakomeje kugenda zandikwa ku bitangaza amakuru bigiye bitandukanye nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa inama yateranye ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 ni inama yateranyemo abaministeri bagiye batandukanye bagamije kuba bakiga ibibazo bya mituweli bikomeza kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Rwanda nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa n'abaturage benshi barakomeza kugenda bagaragaza ko ubwisungane mu kwivuza bwakomeje kugenda bufata intera cyangwa se bwakomeje kugenda buhenda cyane bamwe mu baturage bagasaba ko bagabanyirizwa amwe mu mafaranga bivugwa ko azajya yishyurwa kuri mituweli bamwe bakavuga uti ni muyagabanye muyageze ku 1500 abandi muyageze ku 2000 abandi bakavuga uti nibyanga muyageze ku 3000 nk'ibyo bisanzwe ariko kandi mu byukuri uko mwakomeje kugenda mugaragaza ko amafaranga azashyirwa ku 2020 ni menshi cyane ntabwo twaza kuba twayabona ndagira ngo mu byukuri turebe ibyakomeje kugenda bivugirwa muri inama yakomeje kugenda iterana ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu umwaka ni 2026 ni inama yakomeje kugenda igaragaramo ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye ibiganiro kandi byo bigamije kuba byatanga imyanzuro ndetse n'ibyemezo bigomba kuba byahabwa abaturage bakomeza kugenda bagaragaza ko ubwisungane mu gihugu cy'u Rwanda mu byukuri mu kwivuza bwakomeje kugenda bufata intera ndaza kuba nakomoza ku cyerezo bita hantavirus cyakomeje kugenda kigaragara ko gikomeje kugenda gifata intera ariko kandi nacyo cyakomeje kugenda kiganirwa muri inama icyerezo cyitwa antivirus cyakomeje kugenda mu byukuri kigaragara ko gikomeje kugenda kizamuka cyane abaturage musabwa kuba mwakirinda ariko kandi dukomeze kugera tugira ubuzima buzira indwara ubuzima bwiza mu byukuri buturutse ku bwisungane mu kwivuza ari mpamvu abaturage benshi bakomeza kugenda basaba leta y'u Rwanda kuba yabagabanyiriza mu byukuri amwe mu mafaranga yishyurwa kuri mituweli kugira ngo bakomeze kugenda bitabira gahunda z'ubwisungane mu kwivuza mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo birinde zimwe mu ndwara zikomeza kugenda zigaragara cyangwa se indwara z'ibyorezo n'izindi ndwara zinzaduka zikomeza kugenda zigaragazwa ku isi hirya no hino ndagira ngo turebe ese n'ibiki byakomeje kugenda bivugirwa muri inama byose tubashe kuba twabirebera hamwe turi mu nama yateranye ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 inama agamije kuba mu byukuri yakiga ku bibazo n'ibyemezo bikomeza kugenda bigaragazwa mu gihugu cy'u Rwanda ubwisungane mu kwivuza bwakomeje kugenda bufata n'intera ariko kandi hari n'icyorezo gikomeje kugenda kivugisha benshi ku isi hirya no hino ariko ndagira ngo nze gutanga message ku baturarwanda bose mu nkurikiye kuri aka kanya n'icyorezo bita hantavirus cyakomeje kugira mu byukuri gifata intera Banyarwanda mufatikanye mu byukuri mwirinde kimwe muri iki cyorezo mwakomeje kugenda mwirinda icyorezo cya COVID-19 ariko kandi mu byukuri n'iki cyorezo muze kuba mwakirinda bita hantavirus ni icyorezo gikomeje kugenda cyica nabi ni icyorezo kiri gukomoka ku mbeba ariko kandi mbibutsa ko imbeba mu gihugu cy'u Rwanda ni nyinshi cyane ndetse kandi biragoranye kuba wasanga mu byukuri ibice bimwe na bimwe by'ibyaro waburamo imbeba mu nzu yawe ndagira ngo rero mu byukuri muze kuba mwakirinda icyorezo kuko ni icyorezo cyica nabi ni icyorezo kibi cyane kandi cyandura mu byukuri mu buryo bugiye butunguranye cyane bitewe n'imbeba mu byukuri twitungiye mu nzu byose kandi ndagira ngo tuze kuba twabikomozaho ariko kandi turaza kuba twakwibanda ku kizwi nka mituweli cyangwa se ubwisungane mu kwivuza cyakomeje kugenda kigaruka muri inama yateranye ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu nkuko kandi byakomeje kugenda bigaragazwa biraza kuba mu byukuri byakemuka cyangwa se biraza kuba byasobanuka neza gatanu kandi 100% kubera ko byakomeje kugenda biganirwaho n'abaministeri ndetse kandi bakomeza kugenda banabaza abaturage ibibazo bakomeza kugenda babona bikomeza kugenda bibagora icyo ngusaba no gukanda subscribe kuri utarayikanda ubundi bikino gufungura kuri yonzegera kugira ngo ntuzaje ucikwa amakuru n'ibiganiro dukomeza kugenda tukugezaho umunsi ku munsi ibiganiro byatuma wiproduce ndetse kandi ukanamenya n'amakuru abakomeza kugenda atangazwa ko byakomeje kugenda bivuga ikaze kuri weka info kubera ko muzukuri tubakomeza kugera tubagezaho amakuru agiye atandukanye mbahaye ikaze ndagira ngo ikibazo cy'ubwisungane mu kwivuza mu Rwanda cyatangiye ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2019 ababyibuka neza ndagira ngo muzukuri muze kuba mwasubira inyuma cyane mu myaka igira kuri 7 ishize benshi mu baturage bakomeje kugenda basezeranwa ko mu byukuri mituweli izajya yishyurwa 1500 ariko kandi ibingibi byakomeje kugenda bishyirwa mu nyandiko ndagira ngo nituza kwa twakubura inyandiko tukareba mu myaka igira kuri 7 ishize hari abaturage bakomeje kugera mu byukuri basezeranwa ko bazajya bishyura amafaranga agira ku 1500 ndagira
ngo mu by'ukuri byakomeje kugenda bishyirwa mu bumenyi ngiro cyangwa se n'imigambi n'ibigo byakomeje kugira byivugwa n'abayobozi bari bariho icyo gihe abaminisitiri bakomeje kugenda baporopoza ko hari igihe kizagira cyangwa se bari kwiga uburyo mu by'ukuri mituweli yazagabanuka mu by'ukuri tukisanga muri bibiri cyangwa se vision 2020 ndagira ngo byakomeje kugenda bivugaro cyane benshi bakomeje kugenda bumva amakuru yakomeza kugenda atokinga avuga uti vision 2020 mu by'ukuri haraza kuba hagira u Rwanda ruri very clean, u Rwanda rufite mu by'ukuri ubwisungane mu kwivuza bwishyurwa amafaranga make cyane, ariko benshi nyine bakomeje kugira bitokinga ndagira ngo mwakomeje kugira mu byumva vision 2020 yari yabaye vision 2020 benshi mu by'ukuri mwakomeje kugenda mwumva bavuga uti azaba harimo ibikorwa remezo bidasanzwe, buri muturage wese azaba afite amashanyarazi, buri muturage wese azaba afite amazi n'umuriro mu by'ukuri we mu rugo, umuturage wese w'igihugu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri byakomeje kugenda bikomorwa cyangwa se byakomeje kugenda bivurwa, mwakomeje kugenda mwumva ayo makuru yakomeje kugenda acaracara ku bitangazamakuru n'amakuru yakomeje kugera avugwa mu by'ukuri cyangwa se ahwihwiswa mu baturage cyangwa se mu biturage bigiye bitandukanye. Mwakomeje kugera mwumva nyine benshi barakomeza kugenda bavuga uti muri vision 2020 ni hahandi mu by'ukuri umuturage wese w'igihugu cy'u Rwanda azaba afite amashanyarazi mu nzu, azaba afite amazi mu nzu, azaba afite ibyo kurya n'ibyo kunywa, azaba ari umusirimu. Mu by'ukuri ni ibyakomeje kugenda bivugwa. Aka kandi tuvugana indi myaka igera kuri 6 irihiritse mu by'ukuri iyo vision 2020 igeze, ariko kandi nuza kuba wasura bamwe mu baturage uraza kuba wasanga hari abaturage badafite amazi n'umuriro, hari abaturage mu by'ukuri nyine ibyari byitezwe batigeze babigezwaho. Ariko kandi reka turebe ese ubwisungane mu kwivuza nk'uko bwakomeje kugenda buganirwaho kugeza kuri iki gihe byo byifashe gute, abaturage nk'uko bakomeje kugenda babisezeranwa bakomeje kugenda bibibona kugeza ubu. Bimwe mu byemezo byapropojwe nk'uko kandi byakomeje kugenda bitangazwa n'abayobozi kandi bikanemezwa n'umukono RSS, nk'uko kandi bikomeza kugenda byemezwa binavugwa, bivuga ko umuturage wo mu cyiciro cya 5 agomba kuzajya yishyura ibihumbi bigera kuri 20, ariko kandi bamwe mu baturage bakavuga ko ibihumbi 20 ni amafaranga menshi cyane, ariko byemejwe neza kandi binaterwaho kashi, bivuga ko umuturage wo mu cyiciro cya 5 agomba kuzajya yishyura inoti y'ibihumbi 20, mu gihe kandi bikomeza kugenda bivugwa ko umuturage mu cyiciro cya 4 agomba kuzajya yishyura agera ku bihumbi 8, mu cyiciro cya 3 umuturage akishyura ibihumbi 5, mu cyiciro cya 2 umuturage akishyura ibihumbi 3, ariko kandi leta ikamushyiraho amafaranga 1000 nk'inyunganizi cyangwa se uruhare rw'igihugu cy'u Rwanda. Mu cyiciro cya mbere ho byakomeje kugenda byumvikana ko umuturage agomba kuzajya yishyurirwa amafaranga agera ku bihumbi 4 byose akabyishyurirwa na leta y'u Rwanda. Byose reka nze tubicukumbure cyangwa se turebe byakomeje kugenda bishyirwa mu bikorwa cyangwa byakomeje kugenda byemezwa. Ese bimeze gute, abaturage bo babyakiriye gute? Ubwo mu by'ukuri namwe muze kuba mwatanga inyunganizi cyangwa se nuko mwabyakiriye muri comment, kubera ko mu by'ukuri nibyakomeje kugenda bivugwa na benshi bakomeza kugenda badusaba ngo tuze kuba twakongera kuba twabikomozaho nibiza kuba byatangazwa kugeza kuri akajya. Ibyakomeje kugenda bivugwa byo ni byinshi, reka tubashe ko mu by'ukuri twareba ese iki cyorezo cyo turaza kuba twakirinda gute cyangwa se turaza kuba twakihandura gute. Ni icyorezo cyakomeje kugenda kigaragazwa ko cyakomeje kugenda gifata intera, nanasaba mu by'ukuri abaturage mwese aho muva mukagira muze kuba mwakirinda icyorezo. Ese iki cyorezo cyandura gute cyangwa se kije gute, abaturage muraza kuba mwakirinda gute? Mutege amatwi. Ndagira ngo byatangiye gusakuza ku itariki 12 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2026 hakomeje kugenda hagaragazwa icyorezo cyahimbiwe cyangwa se kiswe izina hantavirus. Ni icyorezo mu by'ukuri gikomeje kugenda kibica bigacika, ni icyorezo cyakomeje kugenda kivugisha amahanga. Muri Amerika bivuga ko abagera kuri 3 biciwe n'iki cyorezo mu ndege, bivuga ko abagera kuri 3 mu by'ukuri bamaze kuba bahitanwa n'icyorezo cya hantavirus. Mu by'ukuri ni icyorezo gikomeza kugenda cyantura nabi, ariko kandi kiganaterwa n'imbeba. Izi mbeba mu by'ukuri zikakomeza kugenda zikwirakwiza iki cyorezo, ariko kandi nikigera mu gihugu cy'u Rwanda turavuga ko mu by'ukuri benshi bashobora kuza kuba banapfa, kubera ko nuza kuba wareba mu Rwanda ni hamwe mu hantu mu by'ukuri bafite imbeba nyinshi cyane mu nzu. Uraza kuba wasanga mu byaro bitandukanye abakomeshi bakomeza kugenda mu by'ukuri bisanga bari kumwe n'imbeba mu nzu, banabihimbiye umugani bita ngo icyo wanga mu kabana mu nzu ni imbeba, bivuze ko mu by'ukuri kiri buze kwa cyahitana benshi batakirinda.